ibimenyetso uzabona ukihutira kwipimisha indwara z'umutima. Indwara z'umutima ziratandukanye ndetse zose ntizivurwa kimwe, ariko inyinshi zihuza ibiziranga ndetse n'ibimenyetso. Ni ngombwa kwihutira kwisuzumisha kwa muganga igihe ubonye bimwe mu bimenyetso, kuko bizagufasha kuvurwa vuba ndetse no kwitabwaho hakiri kare. Kumenya ibi bimenyetso bizagufasha gutahura indwara z'umutima hakiri kare, bityo umutima wawe wongere gukora akazi kawo neza. Indwara ya mbere tugiye kureba ibimenyetso byayo ni heart attack. Iyo amaraso atagishoboye kugera neza ku mutima, umutima utangira kubura umwuka mwiza wa oxygen. Mu gihe oxygen ibuze, uturemangingo tw'umutima natwo dushobora kwangirika cyangwa tugapfa. Mu gihe umutima utagerwamo n'umwuka uhagije, ushobora guhagarara gutera bikaganisha ku rupfu. Iyo ugize ikibazo cya heart attack, ushobora kubona ibimenyetso cyangwa rimwe na rimwe ntubibone. Ibimenyetso akenshi bimara nk'iminota 30 cyangwa hejuru, waba wanafata imiti isanzwe ntibigire icyo bikumarira. Ibi bimenyetso bishobora gutangira wumva utamerewe neza, hanyuma ukagenda wumva ububabare bwiyongera. Ku batagaragaza ibimenyetso, aribyo byitwa kenshi silent myocardial infarction MI, bikunze kugaragara cyane ku barwayi ba diabete. Bimwe mu bimenyetso bya heart attack harimo kumva mu gatuza utamerewe neza, haremereye cyangwa wumva ubabaramo, bishobora no kugera ku maboko cyangwa ku mabere. Bimwe mu bimenyetso bya heart attack harimo kutamererwa neza bigera no mu mugongo, umuhogo, amaboko n'igice cyo hejuru y'ijosi. Bimwe mu bimenyetso bya heart attack harimo gucika intege cyane no kumva udatuje. Bimwe mu bimenyetso bya heart attack harimo kumva mu gifu wuzuye, igogorwa rikorwa nabi cyangwa isepfu, ushobora kugira ngo ni ikirungurira. Bimwe mu bimenyetso bya heart attack harimo kubira ibyuya cyane, kugira iseseme, kuruka no kuzungera. Bimwe mu bimenyetso bya heart attack harimo umutima gutera cyane cyangwa gutera mu buryo budasanzwe. Igihe ugaragaza kimwe cyangwa byinshi muri ibi bimenyetso, ugomba kwihutira kwa muganga udatinze. Igihe ugaragaza kimwe cyangwa byinshi muri ibi bimenyetso, ugomba kwihutira kwa muganga udatinze. Indwara ya kabiri tugiye kureba ibimenyetso byayo ni coronary artery disease. Indwara ya coronary artery disease ni indwara ikomeye iterwa n'imijyana arteries. Icyo gihe imiyoboro ijyana amaraso mu mutima iraziba bitewe n'ibinure bya cholesterol, plaques byipfundikamo. Ibi bituma imiyoboro y'amaraso imera nk'izibye kandi ikaba mito, amaraso agera ku mutima akagabanuka, bityo umutima ntubone umwuka uhagije. Bya binure plaques byipfundikamo bishobora kuba byinshi kurushaho, ku buryo imiyoboro izima bigatera heart attack, ugahita ubona umuntu arapfuye. Kwipfundika kw'ibinure na cholesterol mu mijyana bigabanya amaraso agera mu mutima. Ikimenyetso cya mbere cy'iyi ndwara ni ububabare mu gatuza cyangwa angine. Angine twavuga ko ari ukutamererwa neza, kumva mu gatuza haremereye, kubabara cyangwa wumva harimo ibintu bishyushye. Ushobora kubyitiranya n'ikirungurira cyangwa ikindi kibazo mu gifu, nyamara iyi angine ushobora no kuyumvira mu ntugu, amaboko, ijosi cyangwa umugongo. Bimwe mu bimenyetso bya coronary artery disease harimo guhumeka insigane no kuba umutima udatera ku kigero gisanzwe. Aha akenshi hari igihe ubumva uri gutera. Bimwe mu bimenyetso bya coronary artery disease harimo umutima uteragura cyane.
Bimwe mu bimenyetso bya coronary artery disease harimo kubira ibyuya no kugira iseseme, kumva wacitse intege no kuzungera. Igihe ugaragaje bimwe muri ibi bimenyetso, ni ngombwa kwihutira kugana kwa muganga hakiri kare. Indwara ya gatatu tugiye kureba ibimenyetso byayo ni heart failure. Heart failure ishobora guterwa n'izindi ndwara zibasira umutima, harimo coronary artery disease, heart attack ndetse n'umuvuduko ukabije w'amaraso, hypertension. Aho iyi ndwara itandukanye n'izindi ni uko ushobora no kugaragaza ibimenyetso ariko umutima wawe ntucike intege cyane, ugakomeza gukora. Ku rundi ruhande nanone kandi umutima ushobora gutera cyane ariko utagaragaza ibimenyetso, cyangwa byaboneka nabyo bikaba ari bike cyane. Heart failure akenshi ntigaragaza ibimenyetso, bityo niyo mpamvu ari ngombwa kwisuzumisha indwara z'umutima byibuze 2 mu mwaka, ukamenya uko ubuzima bwawe buhagaze. Bimwe mu bimenyetso bya heart failure ushobora kubona harimo guhumeka insigane, cyane cyane nyuma yo gukora ikintu cyangwa se nta n'ikintu uri gukora, uryamye nko ku gitanda. Bimwe mu bimenyetso bya heart failure ushobora kubona harimo gukorora bitanga igikororwa gisa umweru. Bimwe mu bimenyetso bya heart failure ushobora kubona harimo umutima uteragura cyane cyangwa ugatera bidasanzwe. Bimwe mu bimenyetso bya heart failure ushobora kubona harimo kwiyongera ibiro ku buryo bwihuse. Bimwe mu bimenyetso bya heart failure ushobora kubona harimo kubabara mu mavi, ibirenge no ku nda. Bimwe mu bimenyetso bya heart failure ushobora kubona harimo guhorana umunaniro no kumva nta kabaraga. Bimwe mu bimenyetso bya heart failure ushobora kubona harimo kuzungera, kuribwa mu gatuza ndetse no kugira iseseme. Igihe ugaragaje kimwe cyangwa byinshi muri ibi bimenyetso, ni ngombwa kwihutira kugana kwa muganga. Dusoza, nk'uko twabibonye, indwara zitandukanye z'umutima zimwe zigaragaza ibimenyetso, izindi ntibigaragare. Birashoboka cyane ko umutima wawe waba uri kwangirika. Zirikana ko ariyo mpamvu yo gukoresha isuzuma ry'umutima wawe byibuze 2 mu mwaka, ukamenya uko umutima wawe uhagaze n'uko ukwiye kwiyitaho. Ushobora kongera gukurikira iki kiganiro kugira ngo usobanukirwe neza kandi ugirirwe akamaro n'ibitumaze kubaganirizaho. Dukorera ibiganiro tugamije guhugurana no gusangizanya ubumenyi ku ndwara zibasira umubiri, imiti ikoreshwa mu buvuzi ndetse n'ibiribwa, tukamenya intungamubiri umubiri wacu ukeneye. Abatabizi bicwa no kutabimenya, bityo abatarabimenya bicwa nuko batarakora subscribe kuri iyi channel Mizero Media, ngo bamenye ko kwirinda biruta kwivuza. Niba utarabikora, nyabuneka kanda subscribe kuko ni ubuntu, kandi ukande kuri iyo nzogera byegeranye, bizajya bigufasha kubona ibiganiro bishya tubategurira. Wadusanga no ku mbuga nkoranyambaga yaba Facebook, Instagram ndetse na Twitter. Ujya ahashakirwa ugashakisha Mizero Media, ubundi ukadukurikira. Ibitekerezo byanyu ni ingenzi cyane. Ubaye wifuza kugira icyo tubaza, udusobanuza cyangwa kutwunganira ku ngingo iyo ari yo yose, nyabuneka twandikire muri comments, turasangira ibitekerezo. Mu gihe bakunze ikiganiro twabagejejeho, kanda like, ubundi ukore share, ubisangize n'abandi kugira ngo nabo basobanukirwe uburyo bwo kubungabunga amagara yabo. Iki ni ikiganiro kwirinda biruta kwivuza. Amahoro y'Imana bane namwe, tubifurije kuzirikana ko amagara ari ubukungu.